Turongeye turabasuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited nk'uko mubimenyereye rero rwose ni kampani yanyu ibafasha kugura kugurisha imitungo itimukanwa ariko kandi ikabafasha n'ibijyanye na property management cyangwa se kubyaza umusaruro imitungo yanyu itimukanwa. Turakwibutsa gukanda subscribe utarabikora ukore kukazogera ndetse unakoresha kugira ngo inshuti n'abavandimwe babashe kujya babona ibyiza byose tubagezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Yes, nkuko muri kubibona rero ku screen yanyu noneho tubazaniye agashya tubazaniye iduka ryiza cyane kandi rinini ririmo imari ihagije. Iri duka rikaba riri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Nyarugenge ahazwi nk'Inyamirambo kuri kaburimbo, Nyamirambo mu Biryogo. Mbese ni iduka rinini rigurishwa, ni iduka rinini ririmo ibintu byose rigurishwa kandi rikagurishwa amafaranga make cyane ugereranyije n'ibicuruzwa birimo uko bingana, ugereranyije n'ibikoresho ndavuga amakontwari, ama etageri byestaye muri iryo duka uko bingana. Hanyuma kandi ugereranyije n'iseta iryo duka ririho, iseta yaho ubwayo kuyibona nabyo ni komba, ntago byoroshye, ntago wapfa kuyibona uko wishakiye, ahubwo biragoye. Nta nubwo wahabona inzira vide, ushobora no kumara imyaka uhashaka inzu ikodeshwa ariko ntuyibone. Ariko kandi twagize amahirwe cyangwa se wagize umugisha wo kubona iri duka rigurishwa kugira ngo uryigurire. Niba ubonye iyi video wibazaga ngo wakora iki, wibazaga ngo wacururiza he, wacuruza ibiki, ndagusabye iri duka ntirigucike kubera yuko ni imari. Harimo ibintu byinshi cyane, harimo inkweto nyinshi, harimo amavuta yo kwisiga y'ubwoko bwose, harimo imyenda y'abamama myiza cyane, amabaza agezweho byose, harimo kandi amafime agezweho, mbese harimo ibirungo by'ubwiza, ama makeup, ama rouge à lèvres harimo ibintu byinshi cyane. Iri duka nyabuneka ntabwo rikwiriye kugucika wowe mugore ukeneye ibyo ukora, wowe mukobwa, nawe mugabo. Iri duka ntirigucike, rishingire umugore wawe, mbese iri duka ntirigucike cyangwa se urishingire ukunda, umuvandimwe, umusheri, cyangwa se nawe uryikoreremo cyangwa nawe uryigurire. Iri duka rero ntirigucike. Nimwumva mvuga ngo riragurishwa ngo mugire ngo nyiraryo yahombye, hari ikibazo yagize, oya, ahubwo ntawe uri i Kigali, yahinduye imirimo, yahinduye aho gushakishiriza. Iri duka nyabuneka ntirigucike, riri hano i Nyamirambo ku muhanda wa kaburimbo main road, niho iri duka riragurishwa, ririmo ibintu byose n'iseta. Inzira hendutse ntibigukange, ariko kandi si itegeko ngo ukorere muri iyi nzu, ushobora no kurigura wenda ukaryimurira ahandi, ni uburenganzira bwawe. Igiciro rero nta kindi, ni miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda ziganirwaho, miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Iri duka waryegukana. Niba rero warikunze cyangwa se ukeneye ibyo gukora, waryimura n'izindi serivisi zose dutanga z'amazu, n'iki, duhamagare kuri 0788 cyangwa se 0781233012. Sibyo gusa rero, mwadusaba ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market, na website yacu ni www.nzuri.rw. Ni karibu cyane iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubaye ikaze. Ciao. Komeza ukande subscribe utarabikora, tujye tubana umunsi kundi gatanu kuri gatanu. Turabakunda cyane.